nyamara iyi tariki ya mbere z'ukwa munani ishobora kuba igiye kwandikwa mu mateka y'umuziki nyarwanda, kuko King Jemus ibintu akoze kuva kuko igitaramo cyari giteguye, MCing, performance, byose nshatse navuga ko nta muhanzi hano mu Rwanda wegeze abikora nk'uko yabikoze. Ibaze ko King Jemus yamanutse kuri stage ameze nka kumwe Chris Brown ajya amanuka mu migozi. Uyu King Jemus bamwubakiye box imeze nka esanseri, nuko ayimanukamo ari kuririmba n'ababyinnyi be kugeza ageze hasi, maze abafana be baranezererwa baravuga tubanze uyu nguyu ari Chris Brown wo mu Rwanda. Bati twaherukaga ibintu nk'ibi ngibi ubwo muri Primus Guma Guma Superstar Kalifani yazaga kuri stage bamutwaye mu isanduku, cyangwa se igihe Mico the Best bazaga bamwikoreye mu icupa rya Primus. Bati none King Jemus nawe yongeye kwerekana ko ari umwami ubwo yamanukaga kuri stage ari kumwe n'ababyinnyi be mu kitabashwa, maze bakava mu birere hejuru ari nako bagenda basusurutsa abafana. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bari batangiye kugereranya performance ya King Jemus ndetse na Urban Boys, dore ko bari kuririmbira muri Iwacu na Muzika Festival mu gitaramo cyari bubere mu karere ka Rubavu. Ariko King Jemus yasabwira abafana be ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange ati iyi game si y'abana, mujye mwibaza impamvu mba nararyama maze muve ku giti mujye ku muntu. Ati ubu koko nta n'isoni mugira, murifata mukangereranya na bari abana bashwaniye mu muziki barangiza bakawuhagarika. Ati njye nubwo nasohora indirimbo ziri mu kavuyo nka bano bahanzi bandi basanzwe, ariko ndihangana buri mwaka cyangwa buri myaka ibiri nkabatama akaririmbo mukaba kumva munaryoherwa n'indirimbo mba narabahaye mu myaka myinshi ishize, cyane ko indirimbo zanjye zidasaza n'ubundi zihora ari iz'igihe. Nimunyemerere iby'igitaramo cya King Jemus tubitindeho tubigarukeho akantu ku kandi. Uti byatangiye gute rero? Ubundi mu mateka y'umuziki nyarwanda gutegura igitaramo noneho ukagitegurira muri BK Arena, amatike agashira mu gihe kitageze no ku minsi 3, ni ibintu bikorwa n'abastari bake hano mu Rwanda. King Jemus nk'umuhanzi wavuga ko ari legend ariko nanone utari active cyane muri industry nyarwanda, yatangarije abanyarwanda ko afite igitaramo cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 ari mu muziki, kubera ko yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006 none tugeze mu mwaka wa 2026. Benshi batekerezaga ko kuzuza BK Arena ari ikintu cyari umukoro ku bahanzi benshi nyarwanda, gusa King Jemus ni cyamubereye umukoro, ahubwo cyamubereye nka exercise nk'umwarimu atanga ari mu ishuri, kuko mu minsi 3 yonyine amatike yari yamaze kuba sold out. Abantu baravuga ati King Jemus yarakwa iki gitaramo kugitegurira muri Stade Amahoro, gusa ibyo ntibyari gukunda kuko King Jemus ni yari kuza Stade Amahoro bitewe nuko ijyamo ibihumbi 45 kandi BK Arena ikaba yakira 4500. Amatike kimara gushira bitewe nuko abantu benshi bari bataramenya ko icyo gitaramo cya King Jemus gihari, byabaye induru ku mbuga nkoranyambaga, maze King Jemus kubw'urukundo akunda abafana be avuga ko azakorera ibitaramo bibiri, icyo ku itariki ya mbere ndetse n'icyo ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani. Gusa igitangaje nacyo nuko akimara gushyira hanze amatiki nayo n'ubundi minsi 3 itigeze irenga amatiki yahise ashira. Benshi bakavuga bati King Jemus yashaka igitaramo ari no kugikorera muri Stade Amahoro, kandi nabwo abantu bagombaga kuza bakuza Stade Amahoro. Gusa ibi byo gutegura igitaramo muri Stade Amahoro King Jemus yabirebeye kure abona ko bitakunda, kubera ko ibi ngibi byakozwe n'umuntu umwe hano mu gihugu. Kwirahira rya His Excellent Paul Kagame nibwo Stade Amahoro yuzuye bwonyine, kandi utekereze ko yari yatanze imodoka zivana abantu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Ubwo rero kuvuga ngo King Jemus yarusha igikundiro muzehe, nekereza ko aba wibeshye. Ikintu cyatumye King Jemus atava mu mitwe y'abanyarwanda ni indirimbo ze zuje imitoma ndetse n'ubusizi buhambaye. Benshi ntibatinya kumwita Papa Mitoma bitewe n'uburyo abakobwa batewe inda bazira indirimbo ze ari benshi. Si izo gusa kuko King Jemus yageraga mu mpande zose, wumve ko n'indirimbo z'imidiho nazo yaziririmbaga. Urugero twafata nk'indirimbo ye bita Umuriro Watse, Ngaho Kanyobwe ndetse n'izindi navuga amazina ngo nyarondore. Noneho byagera kuri twa turirimbo tw'urukundo nk'uko bamwise Papa Mitoma, King Jemus akakwereka habera akaga. Ati yantumye ngo nkubwire ko agukunda mu bibi no mu byiza azagukunda. Aka karirimbo ndirimba n'akawe agufite ku mpembero z'umutima. Bitewe nuko King Jemus ataherukaga gukora ibitaramo ngo asusurutse abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi yitwariye imitima, byatumye iki gitaramo kigaragara nk'igikenewe bitewe nuko abanyarwanda bari bakumbuye kubona King Jemus kuri stage. Indirimbo nk'izo ngizo zuje ubutumwa ndetse n'injyana ureke bino byateye by'ibishego. Ubwo King Jemus yasesekaraga kuri stage nibwo yakoze ikimeze nk'amateka, aho yamanutse muri box iri muri esanseri ari kumwe n'ababyinnyi be, akamanuka ari kuririmba maze abafana be bakwizirwa koko kakahava. Oya si ibyo byo kuririmba byo uwavuga niyawuva, wumve ko abakobwa bari kwinyaraho bari kuvuga ati byibuze King Jemus yaba yaradukozeho tukareba ko ubushyuhe bwagabanuka, kugira ngo wumve ko King Jemus abera akaga nawe umva abaye musi yatumiye.
Tekereza Nzeyimana Lucky, Muyango Korodina bose bari guhurira kuri stage bari kwemusinga. Ushatse bavuga ko ibintu byari bombo clat. Abantu bari kuvuga bati tekereza ko ibingibi byose King Jemus ari gukora ari nkaho ari testing, ejo noneho ku itariki 2 ibintu bizaba ari imiriro bombo clat. Abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga bati ibingibi King Jemus ari gukora mu gitaramo cy'uyu munsi ni nk'agatonyanga k'ibizaba ejo ku itariki 2. Nyamara King Jemus aramutse yibeshya akagaruka mu muziki akawukora biri seriye, ashobora gutoraguza amashashi bano bahanzi tuvuga ngo bararenze, ngo Bruce Melody, ngo The Ben, ngo Chris Easy, ngo ba Kenny Solo, ngo akabereka ko ari abana batanze kugera mu muziki, ngo kuko yakoze live performance y'akataraboneka. Benshi mu bamushidikanyagaho nabo bongera kumugarukira bati nyamara umusaza ashobora kuba akirimo, tukaba tukiri kumushidikanyaho. Bati kuko nta kuntu umuntu umwe ashobora gukora performance nk'ingi y'amasaha 3 mu gihe Bruce Melody na The Ben bagabana kandi nabwo abafana bakavaho batanyuzwa, ngo kugira ngo wumve urwego King Jemus ariho ko yamaze kwereka abanyarwanda ko ari umuhanzi mukuru kandi nta n'undi muhanzi uzigera umuhagarara imbere. Ngibaze ko abo dufata nk'abahanzi bakuru hano mu Rwanda, yaba Bruce Melody yaba The Ben, bose kuzuza BK Arena aba ari ikibazo cy'imbaturamugabo. King Jemus gupanga igitaramo gusa, amatiki baguze unyobwa ashira n'iminsi 3 itararangira, niko kuvuga ati reka kugira ngo bano bana mbereke ko umuziki ukorwa, reka niyongeze indi BK Arena muri bitaramo bibiri byose kandi BK Arena yuzuye, maze mbaho umukoro kugira ngo ndebe ko byibuza rundi uzabikora. None ahubwo mu gitaramo cya kabiri na cyamatiki yabaye sold out bitewe n'ibyishimo King Jemus ari gutanga muri BK Arena. Ikibazo mbaza, none se mu Rwanda mubona nyuma ya Israel Mbonye, Bruce Melody, King Jemus ndetse na The Ben hari undi muhanzi uzaza akabasha kuzuza BK Arena? Noneho King Jemus yo yakoze agashya yuzuza BK Arena ebyiri kipe, kuko kugeza ubu ngubu amatiki yamaze gushira yaba muri BK Arena ya mbere y'uyu munsi ndetse n'iyejo. Mwakoze cyane kubana nanjye, niba wakurikiranye iki kiganiro nibagirwe gukora subscribe kandi like na share na comment, byose ni ingenzi cyane.